Shalom shalom bakunzi b'ijambo ry'Imana mwese aho muri ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibampere imigisha myinshi. Ndagarutse kongera kusangira ijambo ry'Imana namwe. Ni ibintu nishimira cyane, nukuri kano kanya ndakanezererwa cyane rwose. Rero reka mbanze kwiragiza amaboko y'Imana mbere yuko nsoma ijambo, kugira ngo Uwiteka anyobore muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza wongeye kumpa. Mwami, si kubw'imbaraga zanjye, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe uyikomeje kumbeshaho kugeza kuri iyi saha ya none. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. None nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze kugira ngo unshoboze muri byose. Ugushaka kwawe aba ari ko gusohozwa muri kano kanya. Rino jambo ni iryawe, ntabwo ari iryanjye, ahubwo Mwami igikoresho cyawe aba ari wowe uvugira. Utuvugishe, utuganirize, ubwire ubwoko bwawe, twumve icyo waduhishiye muri aya majambo ngiye gusoma. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo uzubane nanjye muri byose, kuva ntangira no kugeza nsoza. Mwuka wera, ndaguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen amen. Reka ndirimba akaririmbo ko mpora mbikora, ndabikunda gutangira n'akaririmbo. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yacu idukingira, haba ku manywa haba nijoro. Tuvuge duti shimwa Mukiza. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Haleluya haleluya amen. Ibidashobokera abana b'abantu, twebwe ibitadushobokera, ariko Imana irabishobora. Imigambi yacu n'Imana ntabwo bikunze guhuza. Imana ifite imigambi yayo, ko Imana nyine ari Imana, natwe tukaba abantu. Haleluya amen. Turakomeje gusoma mu Intangiriro, tugeze mu Intangiriro 30, igice cya 25 kugeza kuri 43. Nituwarangiza turi buze gukomeza mu Intangiriro 31 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo mu Intangiriro 30, 25 kugeza kuri 43. Umutwe w'amagambo uratubwira uti: Yakobo aba umutunzi. Rasheli amaze kubyara Yosefu, Yakobo abwira Labani ati: nsezerera ntahe nsubire mu gihugu cy'iwacu, njyane n'abagore banjye n'abana banjye, kuko nababonye ngukoreye. Uzi neza ko nagukoreye imirimo myinshi. Labani aramubwira ati: reka nkubwire, nahishuriwe yuko imigisha yose Imana yampaye ari wowe nyikesha. None mbwira igihembo ushaka nkiguhe. Yakobo aramubwira ati: uzi ko nagukoreye, nuko amatungo yawe yagwiriye nyaragira. Ayo wari ufite ntaraza yari make, aho nziye arororoka cyane. Kuva nagera iwawe, Uhoraho ntiyahwemye kuguha umugisha. None ubu ndabona nkwiriye kubona icyatunga urugo rwanjye. Labani aramubaza ati: nguhe iki?
Yakobo aramusubiza ati nta gihembo nkwatse, ahubwo niba ushaka ko nkomeza kukuragirira amatungo, umva icyifuzo cyanjye. Uyu munsi ndanyura mu mikumbi yawe yose, ntoranyemo intama zose z'ubugondo n'iz'ibitobo n'iz'imikara, n'ihene zose z'ubugondo n'iz'ibitobo, uzabe arizo umpa. Mu gihe kizaza nusuzuma uzasanga ndi indahemuka. Nuramuka usanze mu ntama zanjye izitari imikara, no mu ihene izitari ubugondo cyangwa ibitobo, uzazite inyibano. Labani aramusubiza ati ndabyemeye, bizabe uko ubivuze. Ariko uwo munsi Labani arobanura amapfizi y'ihene, y'ibihuga n'ay'ibitobo, n'inyagazi z'ubugondo n'iz'ibitobo, n'intama z'imikara n'iz'ubugondo. Nuko azishinga abahungu be, abategeka kuzijyana kure ya Yakobo, ahareshya n'urugendo rw'iminsi 3. Yakobo akomeza kuragira imikumbi ya Labani isigaye. Nuko atemera udushami tw'ibiti by'amoko 3. Nuko atema udushami tw'ibiti by'amoko 3, akagira aho ashishura n'aho areka, ku buryo haboneka uturongo twera. Hanyuma ashyira utwo duti mu bibumbiro aho yuhira imikumbi, kuko amatungo yageraga ku ibuga agashaka kwima. Bityo amatungo yimiraga imbere y'utwo duti yabyaraga ibihuga n'ubugondo n'ibitobo. Yakobo avangura izivutse zibize, umukumbi aragiye awubangurira kuz'ibihuga no kuz'ibitobo Labani yari yarobanuye. Bityo akibonera umukumbi we bwite, ntawuvange n'uwa Labani. Uko amatungo meza yarindaga, niko Yakobo yashyiraga uduti mu bibumbiro kugira ngo yimire imbere yatwo. Ariko iyo yabaga ari mabi ntiyadushyiragaho, bituma amatungo mabi aba aya Labani, ameza aba aya Yakobo. Bityo Yakobo amutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'ingamiya n'indogobe n'abaja n'abagaragu. Amen. Tutarasoma ahakurikira, twumvise ukuntu Yakobo igihe cyageze akumva ko mbese ya myaka yose Labani yari yaramutegetse kumukorera kugira ngo abakobwa ba Labani bababe yari yayirangije. Rero umutima we yumva ko nta kintu agisigaje gukora aho ngaho, ahubwo yumva ko hageze ko yigendera. Ariko abona nyine yari yakoze iyo myaka yose, ariko nta kintu cyari iki muri ayo matungo. Uko yayacungaga neza, nta kintu cyari iki, mva ko yari afite abagore, yari afite abana, ariko mu by'ukuri nta kintu Yakobo yari afite. Rero biba ngombwa ko abwira shebuja Labani, aramubwira ati ibintu bimeze uko bimeze nk'uko mwabyumvise, ati ndifuza ko nanjye ugira icyo ungenera, hanyuma gitunga umuryango wanjye imyaka twavuganye gukora
narayirangije, hanyuma nanjye ubu ndashaka gukora nkorera umuryango wanjye. Hanyuma Labani abyakira neza, yabyakiriye neza cyane, aravuga ati mu by'ukuri uku nguku nabaye umukire, amatungo ukuntu angana gutya mbikesha wowe, kuko uri umunyamugisha, waraje urankorera mbona umugisha kubera wowe. Ibyo ngibyo Labani yari abizi, ariko Labani yari umuriganya. Arangije nk'uko mwabyumvise, arangije donc Yakobo aramubwira ati mu matungo yawe ndatoranya ariya na ariya, nyatoranya afite amabara adasa nk'ayawe, afite ayandi mabara, kugira ngo uzamenye ayanjye n'ayawe, mbese ntibizagora gutandukanya, mbese nicyo gihembo yari yamusabye mbega. Ariko arambwira ati nubwo bimeze gutya, ntubimpereye ubusa, nabyo nzabikorera. Murumva ukuntu Yakobo yari umugabo mwiza. Ati nzabikorera, ntabwo mbigusabiye umuntu, mbigusabiye biriya kugira ngo ndabigusabiye kugira ngo mbashe gutunga umuryango wanjye, ariko nzabikorera, nzakomeza nkukorera, ariko nanjye ngira icyo nshira iruhande cyitwa icyanjye cy'umuryango wanjye. Ku byose byari ibya Labani, yari umukozi gusa. Urumva byakira neza, aravuga ati pe rwose ubikore nk'uko ubivuze, ndabikwemereye, n'ubundi umugisha mfite wose nkukesha wowe. Ariko kubera ko Labani yari umuriganya, Labani yari umuntu utubaha Imana nk'uko Yakobo yabikoraga, Labani aragenda aca iruhande, mbese atuma abahungu biwe, aravuga ati mugende mucagure ariya matungo y'amabara ya n'aya, mbese ya matungo Yakobo yamusabye, ati muyafate yose muyajonjore, hanyuma muyatware mu kandi gakomune aho Yakobo mbese atazigera ayabona. Murumva ukuntu yari umuriganya, yari indyarya, yari umuriganya, mbese akaba n'umugome, nabyita n'ubugome. Sinumva ukuntu umuntu ushobora guhemukira umukozi yawukoreye neza, kandi akaba ari n'umukwe we, warongoye abana biwe, akaba kandi ari n'umuneve wiwe, bafite n'icyo bapfana. Ibyo byose akabirenzaho n'ukuntu yamwubashye, akamuhemukira gutyo. Murumva ukuntu abantu batubaha Imana ukuntu bakora. Donc nyuma Yakobo yaragiye arareba mu mikumbi, arumirwa, abona nyine Labani yamuriganyije, abura uko abigenza, abifata uko biri. Ntabwo yamutonganyije, ntabwo yigeze arakarira Labani cyangwa iki, ariko yaracecetse arumirwa, arirengagiza. Urumva izo mbaraga Yakobo yari afite. Yagize ati yarihanganye, ko kwa kwihangana, yarihanganye. Abura uko abigira, ariko Imana yo mu ijuru yari yamaze kubibona, yari yamaze kubona ku karengane. Tout de même ariko arakomeza akorera Labani, aramukorera gusa, ariko Imana imwigisha ubwenge bwo kuzajya afata amatungo y'ayo mabara yifuzaga, amatungo avutse y'izo bara yifuzaga, akayishyira ku ruhande, ayavutse akayishyira ku ruhande, akabaye. Imana yamwigisha ubwo bwenge bwo kwikorera gutyo, mbese atangira bundi bushya nyine, ko nta kundi yari afite bigenza.
intuza itungwa rivutse rifite ibara yifuza nk'ivyo yari yasabye Labani, akazishira iruhande zikabize, akazororera iruhande, ariko agakomeza akorera Labani. Imana rero iramuhezagira, amatungo aragwira, mbese aho umutunzi gutyo nk'uko twabyumvise muri iki gisomo. Uwiteka ni mwiza kwera. Ariko aho ngaho isomo twavanamo ni irihe? Kutariganya, kutaba ntabwo tugomba kuba abagome, ntabwo tugomba kuba ababeshyi bavuga ibintu bisosa mu kanwa, bisosera abandi mu kanwa, ariko ku mutima nta rukundo tubafitiye, nta rukundo ruhari, nk'uko Labani mwumvise ukuntu yabikoze. Yamubwiye amajambo meza cyane, ariko muri we ntabwo yari afite imigambi myiza, muri we ntabwo yari umuntu mwiza. Reka ibyo tuvuga bizajye bihamanywa n'ibyo dutekereza. Naho ubujura bwa Labani, yibye uwumukorera kandi amukorera neza. Kwiba uwo mugisha mbese nta mugisha wo kwiba uhari. Kwiba nta mugisha urimo, ntawe. Reka dukomeze dusoma mu Itangiriro 31 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo 21, twumve ukuntu byagenze nyuma y'aha ngaha. Umutwe w'amagambo uratubwira uti: Yakobo ava kwa Labani. Yakobo yumva ko abahungu ba Labani bavuga bati: Yakobo yatwaye ibya data byose, umutungo wa data ni wo wamukijije. Abona ko na Labani atakimureba neza nka mbere. Uhoraho abwira Yakobo ati: Subira mu gihugu cya so na sokuru no muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya, bamusanga mu rwuri, arababwira ati: Ndabona so atakindeba neza nka mbere, ariko Imana ya data iri kumwe nanjye. Murabizi nakoreye so n'imbaraga zanjye zose, ariko yagiye andiganya, yahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Nyamara Imana ntiyatumye bigira icyo bintwara. Uko Labani yavugaga ati: Igihembo cyawe n'iz'ibitobo, umukumbi wose wabyaraga ibitobo. Yavuga ati: Igihembo cyawe n'iz'ibihuga, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse se amatungo ikayampa. Uko niko Imana yatse so amatungo ikayampa. Igihe amatungo yashakaga kwima, narose amapfizi y'ihene, y'ibihuga n'ay'ubugondo n'ay'ibitobo, ariyo yimya inyagazi. Muri izo nzozi umumarayika w'Imana arampamagara ati: Ndamwitaba nti: Karame. Arambwira ati: Dore amapfizi yose y'ihene yimya inyagazi, n'ibihuga n'ubugondo n'ibitobo bimeze bityo, kuko nabonye ibyo Labani yakugiriye byose. Ndi Imana yakubonekeye uri Beteli, aho wasukiye amavuta ku ibuye ry'urwibutso, ukampigira umuhigo. None rero va muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramusubiza bati: N'ubundi nta munani cyangwa umugabane tugifite kwa data. Adufata nka rubanda, yaratugurishije arya ibiguzi wadutanzeho. Ubu butunzi bwose Imana yatse data bubaye ubwacu n'abana bacu. None kora iby'Imana yagutegetse byose. Nuko Yakobo ashyira abana n'abagore be
ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ibintu byose yari yararonkeye muri Mezopotamiya. Atangira urugendo rwo gusubira kwa se Izaki mu gihugu cya Kanani. Icyo gihe Labani yari yagiye gukemuza amatungo. Rasheli amwiba ibigirwamana bye. Yakobo yabaye inyaryenge yigendera adasezeye kuri Labani w'umunyasiriya. Yajyanye ibyo yari atunze byose, yambuka uruzi rwa Efurati, agenda yerekeje mu misozi y'Igileyadi. Ino ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Haleluya. Mwumvise rero ukuntu histoire yakomeje, ukuntu Yakobo yaje kuba umutunzi ukomeye unakabije, Labani aba umukene. Yabaye umukene kuki? Kuko yazize ubugome bwe. Yaribye agira ngo bizatuma akira, ariko muri make tugomba kumenya ko ubujura ntaho bukiza, ahubwo ubujura butera imikoshi n'ubukene. Amaherezo abantu benshi biba bibwira ngo bariba barariganya kugira ngo bakomeze gukusanya ubutunzi, ariko mu by'ukuri icyaha cyose kigira ingaruka mbi. Satani ahemba nabi. Umuntu yarakoreye Satani aramuhemba nyine. N'umuntu wakoreye Imana, Imana ikamuhemba. Mwumva ukuntu Yakobo Imana yamuhembye. Imana yitegereje ibirimo gukorerwa kuri Yakobo. Imana yitegereje akarengane Labani yakoreye Yakobo. Imana bitera agahinda, iravuga ati nzaguhezagira. Irangije ikora ibintu by'amayobera, ikora ibintu by'ibitangaza. Ayo matungo yose, mbega amabara, mbese nk'uko mwabyumvise, hari ibintu Imana ikora ibitangaza nyine. Amatungo yose yavukaga yose yabaga aya Yakobo yose. Labani yavuga ati amatungo y'ibara ya naya, ayavutse y'ibara ya naya niyo utwara. Muri we yarazi ko ibintu ari uko bigisanzwe, mbese ibintu bikomeje kugenda nk'uko bimera, ariko Imana yari yamaze guturuna situation. Imana yari yamaze kuzana iyindi system. Agatangara akabona amatungo yose avutse afite ibara, akavuka afite ibara risa, ubundi bitashobokaga, ibara rimwe. None akavuga ati uta niririya bara rindi uzagira, none iryo bara none akaba ari ryo rivuka gusa. Mbese ari ibintu bidashoboka. Imana rero nubwo yahishuriye mu nzozi ikamuhishura Yakobo, ikavuga ati ibintu impamvu birimo gukorekwa gutyo ni impamvu ya gutya na gutya, nk'uko mwabyumvise. Ushaka kongera kubyumva ushobora kongera ugasubiza video, ukongera inyuma ukabyumva ukuntu byagenze. Mbese ni ibitangaza by'Imana. Ibyo ngibyo Imana yabikora kugira ngo igwize ubutunzi, bwa butunzi bwose Labani yari yamunyaze, Imana none yabukubye inshuro 10, ku buryo mwibaze ibitungwa bishaje nibyo byabaga ibyantuza ibya Labani. Inyana zose zivutse zose zikaba iza Yakobo. Haleluya, haleluya. Uwiteka yabonekeye Yakobo aramubwira ati
nabikoze gutya na gutya. Maze nuko twabisomye kandi mwumvise ukuntu batangiye kumugirira ishyari. Abahungu ba Labani batangira kumugirira ishyari ngo amatungo yose, ubutunzi bwose bwa papa ni Yakobo butwaye. Bagira ishyari rirabica. Labani nawe agira ishyari, agira umujinya, akabura uko abigenza. Bagenzi, iyo Imana yakinze ntawe ukingura, kandi niyo yakinguye nuko nyine ntawe ukinga. Imana kubera Yakobo ukuntu yari yitonze, ntiyagize umujinya Labani yamuhemukiye. Yariyumanganyije, abakalme, araceceka, ntiyatukana. Icyo ngicyo nk'abakristu tugomba kukigira kuri Yakobo, ukuntu yari umukiranutsi inzira zose, ariko zose mu mibereho yose yari umukiranutsi. Niyo mpamvu Uwiteka yamwishimiraga. Ibaze guhemukirwa gutyo, ntutukane, nturwane, ntugire iki, ahubwo ugakomeza uri mwiza tu. Uwiteka tugeze muri urwo rwego. Niyo mpamvu Imana yishimiraga Yakobo, ko Yakobo yari umukiranutsi, yari umugabo mwiza cyane. Ntiyari azi kuriganya, ntiyari azi iki, kandi yaritondaga. Urumva, bigeze aho rero Imana ibona ko ibintu bibaye bad, iravuga ati mwana wanjye, aramubonekera ati mwana wanjye, subira kwa so na nyoko, igihe kirageze ko usubira kwa so na nyoko. Mbese Imana yamuhingishije hakiri kare. Abo bahungu donc ishyari bari bamaze kumugirira, ishyari ribyara iki? Ishyari ribyara ibintu bitari byiza. Wenda bari gushobora no kumera nabi, bakamwica cyangwa bakagira ibintu bamukorera bitari byiza. Ibyo rero Imana yarabimukinze, iravuga ati mwana wanjye, haguruka usubire kwa so na nyoko. Yakobo abyumvise gutyo, ahamagaza abagore biwe, arabicareka, arababwira ati ibintu bimeze gutya na gutya. Arabasigura ukuntu bimeze, ati harageze ko tugenda, ko Imana yambwiye. Ni ukuri n'abagore biwe bamubwije ukuri, agati papa ntacyo twitayeho. Mbese nk'uko mwabyumvise, icyo nashimye cyane bavuze hagati, ukore nk'uko Imana yagutegetse. Haleluya, amen. Baramubwiye ngo ukore nk'uko Imana yagutegetse. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ntabwo wamuyobeje. Nabo bari bafite umwuka w'Imana muri bo. Imana ishimwe cyane. Ni kangahe dukora nk'uko Imana yadutegetse? Ni kangahe dukora nk'uko Imana yadutegetse? Biragoye ku mwana w'umuntu, biragoye kugira ngo dukore nk'uko Imana yadutegetse. Twumvire Imana, twubahe Imana, dukore nk'uko yadutegetse. Icyo kintu Uwiteka kidufashemo. Twege dushaka kurusha ubwenge Imana, dushaka kurusha ubwenge Imana. Icyo kintu kandi, icyo kintu Imana irakizira cyane, kandi ariyo ifite ubwenge, ariyo naturemye, ariko tugashaka kwisumba ubwenge. Imana ireba kure kandi ntibeshya. Twakagombye kumenya ko turi abantu gusa, ko nta n'icyo turi cyo. Twakagombye kwiga gukora nk'uko Imana yadutegetse. Nitudakora nk'uko Imana yadutegetse, ntabwo Imana izabana natwe. Nitudakora nk'uko Imana yadutegetse, ntabwo Imana izagendana natwe.
Imana igendana n'abayubaha nka ba Yakobo. Imana iha umugongo nk'abagome nka ba Labani. Murumva ukuntu Labani yasigaye mu bukene gusa kubera gusuzugura, kubera ubugome, kubera kuriganya, gukora ibidafututse, karengane. Biriya byose bizana umukoshi, nta mahirwe bizana. Iyo Imana itagendana natwe, murumva igikurikira. Iyo Imana yaduteye umugongo, urumva igikurikira, urumva hasigaye ko wonyine umuntu yirwanirira kubwe, kandi nta mbaraga dufite zo kwirwanirira, nta bushobozi dufite bwo kwirwanirira. Turi abanyantege nke, nta n'icyo turi cyo ngo turirwanirira. Nuko rero Yakobo afata ubutunzi bwe, ingamiya, amatungo ye, umuryango we wose, abaja bose, byose arayifata, afata inzira arigendera, agenda adasezeye Labani, kuko niyo amusezera byari kuba induru gusa. Iyo amugenda amusezeye wenda sinzi, yari kuvuga ati genda uko waje ugenda, ahari undekere amatungo yanjye, undekere ibyanjye kandi atari ibye. Umuntu w'umugome aba afite inzira nyinshi zo gukora ubugome. Umuntu utari mu mwuka w'Imana nta cyiza kimuvamo. Bene data, duharanire gutunga umwuka w'Imana muri twebwe, kuko umwuka w'Imana niwo wonyine udukoresha ibintu bizima. Umwuka w'Imana niwo wonyine utuma dukora icyo Imana idutegetse, udutera kumva dufite inyota yo gukora icyo Imana idutegetse. Ariko iyo dufite umwuka w'Imana muri twebwe, urumva ko nta n'icyo tuba dufite. Tuba dusigara dukoreshwa n'umubiri wacu, tuba dusigara dukoreshwa n'uwo mwuka mubi twemvise mu mutima wacu. Ahatari umwuka mwiza haba hari umwuka mubi. Ni ibintu byumvikana. Nuko rero mwumva ukuntu Yakobo yagiriwe neza. Yakobo, Imana iramubwira ati genda nzajyana nawe, vaho imuka harageze nzajyana nawe. Nuko Yakobo, umukiranutsi w'Imana, akora ibyo Imana yamutegetse, arahaguruka n'ibye byose arigendera. Haleluya, haleluya. Ava mu maboko y'umufilisitiya wari umumereye nabi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bavandimwe, numva ijambo arahigarukiriye, inyigisho ngarukirije. Uwiteka akomeze abagirire neza. Iri jambo Mwuka Wera akomeza aribigishemo, aribasobanurira uko rimeze, kuko Imana ntihinduka. Imana yahoze ari ya yindi, na n'ubu nuko ikimeze. Nitwubaha Uwiteka azagendana natwe. Twige kuba nka Yakobo, twigane Yakobo, ariko kugira ngo ntitwigane Labani, ahubwo twigane Yakobo. Kuko abantu niba twifuza ko tugendana n'Imana igendana natwe, nuko bizamera. Izagendana natwe nituba abakiranutsi, nituyubaha, Imana izagendana natwe. Uwiteka abagirire neza.
mbifurije amahoro y'Imana mwese aho muri, tuzongera dusubire Uwiteka nabishaka. Shalom shalom.